Kinkwanya Nazarite ndagira ngo ngire inama kabisa yari yansuye ambwiye ngarashaka ko muvura ngazana amabuno manini ngagire ngo munda zero ngagira amabere matoya ngagira isura nziza ariko usiku nambwiye arambwiye ngo tubanze turyamane kandi arongera arambwira ngo aracyari isuki arongera arambwira ngo simubazi none ndagira ngo ngire inama ko ibi bintu usanzwe ubikora kunze kusanzwe ubikora we na wa mubebe wawe usanzwe ubikora mbwira ni gute nabigenza sinze kumubabaza amane bravo uri Kinkwanya urabizi sinaguhisha iba abakobwa bababeshya ngo iyo baryamanye n'abashiri babo ngo niho baba beza cyangwa bakazana amakweta use kubabeshya Kinkwanya umbabarire ntukora umuntu koresha agakingirizo udakora umuntu cyangwa ukandura ibindi birwara use agakingirizo ari bukemere mbabarira urabona ibintu byarakaze bimeze nabi none se Richard kankubaze uba agakingirizo ndagakura base harako ufite ngo nzukanize gandangirira ahantu akagura ndajya muri boutique ndajya muri Kenkayori ndajya mu isoko ndakingirizo ndagasanga gashaka ariho hose mu mabotike baragacuruza we ntugire ikibazo urakabona mwana sawa kambanze mubwire ko ngiye kugura agakingirizo bikora uko nkubwiye kuca sinzi niba ari bukemere naribi man naribi ariko bisa nk'abindutse wa gatoya iki se kandi sheri reka dukoresha agakingirizo sibyo none se agakingirizo urumva uri bume za vitamine gute wowe sheri wewe umura vitamine nyine kamwereka sibyo bwa mbere turakoresha agakingirizo urumva no dukingirizo ni dushira vitamine ndazo ugiye gutaha hari kibazo sheri byemera ariko ngo genda nyine zoye umunano n'icyo gutanda ndazigwa nyinshi cyane sibyo ngo genda ubanguke yego Deshangiye yitwa Bravo yitwa nde Bebe witwa Bebe Bebe bararo Bebe ndagira ngo utuma agakingirizo urahirya kuri boutique kandi ukugurira akantu ubusije ko zikoresha icya musa urambaza icyo ngiye gukoresha agakingirizo umwana ungana nawe urambaza icyo ngiye gukoresha prudence kubera iki prudence ubwo wowe mbwira icyo tugiye kuzikoresha kugira kuri boutique nemba babimbaza babwira icyo tugiye kuzikoresha nyine wewe mbaza ibyo bibazo prudence ndagira ngo nyihagemo igipirizo basora cyane umwana wo guhaga prudence m'igipirizo cyangwa umupira oya nako ndagira ngo prudence nibangemo umupira maze ngiye nkora sport aze umuntu kuko nawe kize prudence ku munongo uri guhaga m'igipirizo bega ibintu zikeje ubwo reka nkugira inama ujye ku kigo cy'urubyiruko urasanga umuganga wabigenewe akubwira icyo prudence bazikoresha wa mwana ufite ibitekerezo nk'iby'abantu bakuru ariko reka cyangwa ujye kwa muganga naho uramusanga naho kandi izo serivisi zitangira ubuntu nta kibazo reka inama zawe nzumve ntacyo Beti urakoze kungira inama reka Salama bro. Salama kiriya. Basi. None se. Ndashaka gakoresho man. Cyo dukoresho sana ko dufite ibikoresho byinshi. Dufite papier hygienique, dufite coupe, grejilete, nakizo dufite. Sibyo nibyo nkubajije. Ngiye ndashaka gakoresho man. Cyose. Salama papa wanje. Chef uretse gatumanza nakiri no. Yes. Mwakire nta kibazo njye ntabwo fresh kabisa cyane haryo ejo wasigaye amafaranga ngahe ejo wa mwana yari atwaye ibintu
wari wamaye 5 yego nari no gusa 3,500. 3,500. Okay. Noneho mereza ka sante. Ka sante? Manini. Sante? Bonangaye. Sante ni 5. Iyi nangaye. Iyo ni 5. 5 ubwo no kuvuga hahita hasigara arasigara 2. mereza na Colgate. Colgate? Colgate nayo ni 1,000. Wasigaye arasigara 500. Pono ndaza kugutumizaho umupeti wanjye sibyo? Saza. Asante kabisa. Turi kumwe. Chef, washaka dukoresha. Shaka gakoresha man. Akaye gakoresha kamwe bakoresha ariko hase kandi je nubwo ko dufite ibikoresho byinshi. Reba hano dufite amavuta. Dufite hano twasitroye. Basi. Mba man. Shaka socks. C'est no shot. Socks? Socks utari wambwiye. Dana mfite dustopa twiza. Watujyana mu misa, tujyana muri siporo, watujyana na he. Stop. Si ngiye mbira reka nkwere. Akazi karakunaniye, gende bakazi karakunaniye, gende igira handi bigira inzira. None se wari nago barambye socks se? Mva rero. Mva se ko se ujumva nuka. Mva nyine mubwira. Yegera basi mubwira. Nawe uragoranye. Nyine. Shaka kingirizo. Akingirizo prudence? Prudence. Ese ubwo niwe yatinye kuvuga koko prudence? Tuvuga ko tagira umuntu kwiye. Ashi, ni ibintu bisanzwe byaroroshye ni 5 zonyine. Mfite ijana. Ni 5 tuba turimo 3. Turamara umuti neza. Cyane kabisa. Sanacyo. Yo Kinywanyi bravo. Bimeze bite musirikana? Urakabonye se? Ewana ubu tuvugana agakingizo ndagafite mvuye ku kaguru ewana ungiye kurya umwana tu. Ahubwo wowe ndagira ngo ngire inama y'ukuntu gakoreshwa wantu. Kurabona nawe murabizi nanjye ntabwo mbizi kandi nibwo bwa mbere ngiye kugakoresha. Mani wi papa ntagutera ubwoba. Nubwo ari bwo bwa mbere we don't worry. Wewe reba ko amatariki atarangiye. Amatariki. Urebe ko kakirimo umwuka. Nurangiza agapfunduza intoki. Ukagapfunduza intoki byo ni ibisanzwe. Ugashyire ku mashini yameze neza ishaka gusya fresh. Nurangiza unkomera umwana waseruka igitwari. Ewana wimanukira. Wewe nuza ukambwira ko wakomye umwana. Ndahita nkuremera. Ni ka gakobwa ka Knowless. Rwose agakaziye ndakakwemere mbabarira. We ntugire ubwoba wiza n'ibintu byo gupapa. Imba ari bwo bwa mbere ibyo ni ibintu karemano ni ibintu bisanzwe tu. We mukome unterere simumbwira ati ndana kumya umwana. Ibintu bimbaza. Isa noneho ndumva nta ribi. Reka ngende nkora imiti nindangiza ndaza kukubwira. Ko mu mwana urambwira. Shirise kugiye agakingirana n'inkanzanye. Ngaho ngiro uryame nk'uko wari umeze. Ihangane nta kintu uri buse byo. Sheri bamangitse. Sheri suko mayi prudence byabuze. Ndivutangira ngo babitetse mu mandazi. Sheri ngiye guteza ingaru ndaje. Yo Kinywanyi utambwira ko birangije amana. Ariko nanone akakanya bro ubu ntukoza akantu k'inkoko koko. Cyamanuza ibintu bimbayeho man. Dukingirizo baramagitse bamfite iki kibiri birusko. Wowe. Sanze bivuta wagira ngo bagatetse mu mandazi. Niba karashaje simbizi none se ariko kari no hejuru y'ubutubanza karaguye mu butu. Ngo nyumvira Babylon njya nkubwira man.
ariya mavuta niyo tuma umanuka Gitore agatuma hatazamo umugaga bro. kugira ngo imashini ikore neza akuri igikaritasi kibi man aka kanya koko aya mbabarira vuga utumuti subiraho mudada atarava muri mudu unkomera umwana uze nkuye ibyo twumvikanye mbabarira man nyonga nahamanuka nahazamuka uterere ku muvuduko nyine umwe umuhibye man ni Karume mbabarira subirayo Chiragiye nisubiyeho Chiri garuka bambwiye ko ari nzima nta kibazo bino tugende ngo vitamine Chiri garuka nukuri Biona na nkubise Kevin nubwo usa nkaho wabyanze gusa ari ikintu kimwe nshaka kubwira Chiri nago ninaniwe gusa abahungu nta vitamine tugira kuryamana n'abahungu ntago ari byo bituma utera neza nkuko ubyifuza kuryamana n'abahungu ntago ari byo bituma ugira mu nda zero ugira amabere matoya ugira no mu isura nziza nkuko ubishaka Chiri bira byose nukubeshya abahungu nuko twishakira kuryamana n'abakobwa gusa twishakira feeling zitafite icyo zishingiyeho gusa umbaba barakubeshye n'abandi bose kandi uzayibabwire be mbabarire gusa nago ninaniwe Bite musore ko mbona ndeba cyane none waje